aravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe abatanzi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yarose kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'irabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo bitangaza. Kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa ariko none mwarababariwe. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana rigira injyana. Ubwoko bwatoranijwe kuri ariya maraso ya Kristo. Ubwoko bwatoranijwe kandi titire yacu icyo twahinduwe cyo tumaze kwimurwa turi abatanzi b'ubwami. Hari rimwe na rimwe abapasitori twiyita abatanzi ariko twese abakijijwe twijiye mu gitambiro, twijiye ahera hahera, twagiye gutamba kandi izo dutamba ntabwo ari intama, dutamba amashimwe, dutamba amagambo y'amashimwe mu ndirimbo zacu no mu masengesho, bikaba ibitambo bihumurira Imana neza. Amen. Sinzi nibutse hariya mu ihema umunyazaha iyo yinjiraga aje gutambira Imana kugira ngo Imana imubabarire, yabanzaga akajya ku gicaniro cy'imiringa. Igicaniro cy'imiringa bariho batwikira igitambo cye kigahinduka ivu, bisobanuye ngo izaha ze zahinduka ivu, zose zashize. Akazamurwa rero n'imbaraga z'Imana n'ubwiza bw'Imana n'urukundo rw'Imana, akajya iruhande rw'umwenda ukingiriza ahera habaga igicaniro cy'izahabu gitandukanye n'igicaniro cy'imiringa. Cya gicaniro cy'izahabu nicyo umutanzi winjiraga hariya umwaka rimwe mu mwaka yoserezagaho imibavu, noneho impumuro nziza y'imibavu ikinjira ahera hahera. Ubu ngubu rero twijiye ahera, turi abatanzi b'ubwami, twijiranye imibavu ahera hahera, ariko kuramya no guhimbaza Imana ariyo mashimwe yacu, arizo ndirimbo zacu, arizo masengesho yacu. Umurimo wacu ni ukuramya no guhimbaza. Amen. Noneho twongera tukaba ishyanga ryera. Amen. Haleluya. Turi ishyanga Imana yejeje, turi ishyanga Imana yakiriye imaze kunyurwa n'amaraso y'umwana wayo, turi ishyanga Imana. Petero yanditse aravuga ngo turi ubwoko bwatoranijwe kandi turi abantu Imana yarose. Intego yacu rero ni ukugira ngo twamamaze ishimwe ry'iraduhamagaye, ni ukugira ngo turame duhimbaze, twamamaze ishimwe ry'iraduhamagaye. Ya yindi yadukuye mu mwijima, ya yindi yadukuye kwa Satani, ya yindi yadukuye mu maboko ya Sekibi, ya yindi yaturokoye kubw'imbabazi n'ubutunzi bw'ubuntu bwayo, ya yindi yatuvanye mu mwijima ikadushyira mu bwami bwayo mu muco w'itangaza. Amen. Kumenya ibi rero ukazakira ukabihabwa n'umwuka w'Imana mu mutima wawe, binezeza umutima kandi bikabohora kandi bikagushyira nyine aho washyizwe. Ishyanga ryera n'abantu Imana yarose kugira ngo twamamaze ishimwe. Narivuze nti ibi ngibi hariho kubyumva, hariho kubibwirwa, hariho no kubishurirwa, kuko umwuka wera niwe uje udutamika, niwe uje utugaburira, niwe uje urema, akarema ibintu mu mutima w'umuntu ukabyakira nk'ibyawe bikaba ibyawe. Zamara kuba ibyawe ukaba kwa kundi wagizwe. Iyo umaze kuba kurya wagizwe, mu mbabarira ayo magambo aremereye wenda benshi batokumva, uremekamo urukundo rukomeye cyane rwo gukunda Imana. Yaguhaye iki cyewo, reka mvuge muri ico Kinyarwanda, yaguhaye iyi ntebe, yaguhaye ibi bintu. Rwa rukundo rugatuma ukora ivyo y'Imana ishaka, bigatuma wirinda ivyo y'Imana yanga. Rwa rukundo nirwo rukurinda ibyaha. Rwa rukundo kandi nirwo rugusunika gukorera Imana n'umutima wawe wose. Amen. Rwa rukundo kandi nirwo ruguhesha gukumbura iyo Mana yawe, ugakumbura ijuru,
ntugire ikindi utinya. nirwo rwari mu ntumwa, nirwo rwatumye intumwa zitanga zigapfa, izindi zikabambwa, izindi zikabagwa, izindi zikagaburirwa inyamaswa. Nurwo rukundo ukunda uwo mwami kubera ko wamenye neza, wakiriye neza, washikiriye neza icyo yagukoreye gitangaje. Amen. Rero kiriya Imana yakoze dusomye nicyo cyatumye twitwa ishanga ryera, nicyo gituma rero turamya Imana tukayihimbaza. Amen. Reka ngusobanura navyo uyu munsi ndaganira hejuru y'ubusobanuro bwo kuramya no guhimbaza. Kuramya no guhimbaza cyane biva mu ijambo ryitwa halal. Ijambo ryitwa halal niho havamo haleluya. Amen. Ijambo ry'igiheburayo rikunda gukoreshwa cyane mu isezerano rya kera. Muri iriya sezerano iri jambo ribonekamo inshuro 88. Iri jambo rigaragaza imyitwarire cyangwa se imyifatire y'umuntu uramya Imana, ukuntu agomba kuba ameze. Iyi myifatire rero irangwa n'ibintu bigeze kuri 4 cyangwa 5. Umuntu uri imbere y'Imana ayiramya, ayihimbaza, aririmba cyangwa se asenga, kuko amasengesho y'umuntu wakiriye agakiza neza ni amasengesho yuzuye amashimwe. Uwo muntu icyambere agaragaza ishimwe, tubisoma muri Zaburi, aba yuzuye amashimwe mu mutima we, amashimwe y'icyo Imana yamukoreye, amashimwe y'icyo Imana yamugize cyo, amashimwe y'icyo Imana yamuhaye, amashimwe y'icyo Imana yamukoreye atokwikorera. Ayo mashimwe ntabwo hari amashimwe y'uburyo bubiri. Hari amashimwe y'Imana dukorera muri ubu bugingo, ayo nayo ni meza, twayise inyongera. Hakaba n'amashimwe y'Imana yadukoreye muri Kristo Yesu, y'Imana yatugize, iriya migisha yose Imana yaduhaye. Ayo ngayo niyo shingiro rikomeye ryo kuramya Imana no kuyihimbaza. Aya mashimwe nayo ajyanye no gukira indwara, no kubona amazu, no kubona imodoka, bikaba inyongera, nayo ni meza, nayo tukayashimira. Ariko yo si ryo shingiro, kuko arahinduka. Arahinduka. Hari igihe mbona zigasaza cyangwa abandi bakubaka izindi ziriya la mode zibitirya. Hari igihe mbona imodoka igapfa, hari igihe ndwara ngakira nkongera nkarwara. Hari igihe iyo azahinduka, kandi iyo ariyo ushingiyeho amashimwe yawe, ya mashimwe yawe nayo arahinduka. Ariko iyo amashimwe yawe uyashingiye ku cyo Imana yaguhereye muri Kristo Yesu, cyo ntigihinduka. Warwara ntigihinduka, wakena ntigihinduka, abantu bakwemera ntigihinduka, waba muto utazi ntigihinduka. Wagihawe rimwe umunsi wizeraga, uko Imana yakugize ni kuri. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ijambo rya mbere ni ukugaragaza ishimwe. Ijambo rya kabiri umuramyi agomba kuba afite arimo aramya Imana ni ijambo ryitwa kunyurwa. Naranyuzwe ndishima ndamuhimbaza kuva ubwo yanijiyemo. Hari ikintu umukristo wakiriye agakiza, wasobanukiwe agakiza, wijiye mu gakiza agira cyo kunyurwa. Ukanyurwa pe, kandi uku kunyurwa kumuzamura ku rwego rwo kumva ko ntacyo akennye kandi akennye. Yari imbere y'Imana yanezerewe, yumva afite byose, yumva ari umutunzi. Amen. Twageze mu muzinda turimo tugenda tuvuga ubutumwa, twari 3 kera cyane mu 84 ngira ngo. Tuhahurira n'umugabo witwa Muhigi rero ndagira ngo niwe wazanye gusirimba, amaze aranezerwa, anezezwa n'ijambo ry'Imana. Twari tukiri bato, noneho ngo anezerwe n'ijambo ry'Imana, amaze arindunda, arazamuka, araririmba. None aravuga ngo iyo yahuye n'ijambo ry'Imana akanezerwa, ngo azayumva ari umutunzi.
Amen. Amen. aba yanyuzwe ngo kandi iyo umutonyi ngo umunezero wamutibukiye ngo ari mu murima ngo azahinga ngo azagira imbaraga zo gutema imbara ngo agatema nk'aho yotema iminsi. Amen. Kunyurwa rero k'umutima w'umuramyi kumutera ni ikintu cyiza cyane agomba kugaragaza mu gihe yaramye Imana akayihimbaza. Amen. Amen. Ikindi kandi umuramyi agomba kugaragaza iyo amaze kunyurwa, abafaransa baravuga ngo ni etre fier, ariyumva ni etre fier, yumva afite amafiyeri y'icyo ntagira n'isoni. Haleluya. Arakatamba akavuga. Ikindi kandi arahimbaza cyane, abafaransa babyita celebre. Nicyo gituma uzubona umuntu wanyuzwe akoma karuru akamirisa, arahimbaza cyane. Ikindi hari ikindi abafaransa bavuga ngo ni exalte, akogeza. Abanyarwanda tukitwa akogeza. Akavuga amashimwe, akavuga ibikorwa by'Imana. Ikindi yamaze kugera aho ngaho ararabagirana. Amen. Arabunya. Nta muntu wuzuye ubwiza bw'Imana uba mubi. Umuntu wese abona yuzuye ubwiza. Agira igikundiro, arakundika. Haleluya. Noneho agaproklama najo akavuga ibyishimo, akavugana ibyishimo. Iri jambo halal rero rituma umuramyi amera gutya. Iyo umuramyi yujuje aya makondisiyo yose ari imbere y'iteraniro aririmba, ndabigisha nk'umuramyi arekura umuriro, arekura ikibatsi mu iteraniro. Nibyo bya bindi aba yaburiye yanezerewe, nawe wamureba ukumva kunezerwa. Amen. Ukumva kunezerwa, arekura umuriro. Ariko iyo atanyuzwe ngo agaragaze ishimwe, ngo agere mu rwego yumva ni fieri yo kuririmba, ngo agere mu rwego rwo kwegizalta, ntagihe arekura umuriro. Icyo gihe arekura ubukonje nyine. Bene babaririmbyi baririmba indirimbo kuko yayiblose, mwumva baraze kubigisha n'abaririmbyi kuko ayizi, ariko atafite ahashingiye, atuzuye ishimwe, atuzuye kunyurwa, atuzuye umunezero, ntabwo yasa. Sinzi niba mwumva icyo kinyarwanda. Ko turumva. Hakaza irindi jambo riva muri halale, murambabarira noneho ko nagiye nyine mu nyigisho, ryitwa hiluwi. Iri jambo naryo riva muri halale, risobanura kwishimira umusaruro. Umusaruro wose twakiriye muri Kristo Yesu. Amen. Kera iyo abantu ngo basaruraga, habe na hariya muri Kongo, twabaye mu batabwa tukabareba n'abandi igihe cyo muci bacanaga imiriro hanze, bamaze gusarura maze bagatarama. Umwuka wera nawo bawita umusaruro. Umunsi wa Pentekote bawita ngo ni igihe cyo kwishimira umusaruro. Iri jambo rigaragaza ibyishimo, abantu bishima igihe babonye umusaruro uwa mwiza. Naryo nicyo umuntu akora iyo aramya Imana. Hari irindi ryitwa tehilal, ni ijambo naryo rikomoka kuri halal, yo haleluya, ariko rigashimangira cyane igikorwa cyo kuririmba. Baririmba indirimbo yumvikana kandi y'amajwi asobanutse n'ibikoresho bya muzika imiminiye neza. Burya niza kuganira ku bikoresho, tuzaganira hejuru yo gucuranga, nacyo ni ikindi gikomeye. Hakaba irindi jambo kugira ngo nihute kubera umwanya wacu, ryitwa shabaki. Iri jambo risobanura gutera hejuru n'ijwi rirenga, ubitewe n'ibyishimo byuzuye umutima wawe, bishingiye ku gikorwa cy'ubutsinzi n'ubutwari wagejejweho n'Imana muri Kristo Yesu. Urumva ni amashimwe. Nasoma Zaburi ya 47 umurongo wa mbere. Hakaba irindi jambo ryitwa ngo ni yadahi. Iryo risobanurwa kugaragaza ibyishimo, gushyira ibyishimo byawe ku mugaragaro. Ni nk'ahandi twavuze, ukagerekaho n'igikorwa cyo kuzamura amaboko. Ndibuka ko ikindi gihe twaganiriye hejuru yo kuzamura amaboko, dusanga harimo ibintu bitanu. Iyo twazamuye amaboko, Imana burya ntawe uzamura amaboko apfunyitse, muzabigenzure, musanga yose arambuye.
bisobanura ngo Imana isoma ibyifuzo byacu mu biganza byacu, bisobanura ngo tuba tubwiye Imana ko ntacyo dushoboye, bisobanura ngo tuba dupresesera tubwira Imana ngo ni Imana yacu tukayirahira ko tuzayikorera, bisobanuye n'ibindi ntibuka. Ariko iyo tuzamura amaboko haba harimo ubusobanuro bwinshi cyane. Iri jambo rero risobanura ibyishimo ukagerekaho kuzamura amaboko rya Yadahi. Ijambo Todahi naryo ni ijambo riva muri Yadahi, ariko ryo risobanura kumanika amaboko uyatuze hejuru mu rwego rwo kuramya no kwihimbaza. Hakaba irindi jambo kugira ngo turangize tuje mu busobanuro nyabwo ryitwa Baraki. Baraki iri jambo risobanura gukubita ibifukamiro hasi uramya Imana. Gupfukama ni igikorwa cyerekana icyubahiro gikomeye wahaye Imana. Wenda nitugera ahantu ho kuganira kuramya no guhimbaza dukoresheje ingingo zacu, tuzavuga ubutwari bwo gupfukama. Gupfukama ni adoration. Abazaba bikora neza n'Abisilamu nuko nyine babakunje bidufite tagahanga hasi, ni kubyo bita kuabudu. Kiriya ni igikorwa gikomeye cy'icyubahiro wahaye Imana. Hakaza ijambo rya nyuma ryitwa Zamara. Ni ijambo risobanura kuramya no guhimbaza wakoze mu mirya y'inanga, kuririmbira Imana iherekejwe n'amajwi y'inanga, nka kurya na Neburi y'imigicumi, ukurya Dawidi yazaga avuga ngo wanangawe nawe kanguka. Haleluya. Amen. Dawidi yaranezerwaga cyane akavuga ngo imisozi nisimbagurike, udusozi dusimbagurike, ngo inyanja zikome mu mashi, ngo inanga yiwe nayikanguke. Amen. Haleluya. Aya magambo yose agaragaza kandi agasobanura inzego z'ibyishimo n'ingero z'imyitwarire uramya agomba kuba afite muri cyagiye ari imbere y'Imana, arimo aririmbira Imana, arimo ashimira Imana, umutima we wuzuye amakuru. Mu rwego rero rw'imikorere n'imikoreshereze y'igikorwa cyo guhimbaza no kuramya, dushobora kuvuga yuko guhimbaza Imana no kuyiramya ari ibikorwa bibiri bitandukanye mu busobanuro rwabyo, ariko bidatandukanye mu mikorere n'imikoranire yabyo. Kandi kuramya no guhimbaza bigakora bibangikanye. Guhimbaza ni iki? Guhimbaza ni ukuvuga icyiza cy'umuntu. Icyiza cy'umuntu, ushaka guhimbaza umuntu, reka ntanga urwo rugero, navuga ngo naka afite amasoso, afite imisaya miremire, afite n'ibyo, ariko umuntu rero ntaza yuzura, agira bimwe byiza kote positisha n'ibindi bibi. Ariko Imana yo tuhimbaza tuvuga imbaraga zayo, ni inyembaraga. Tuvuga gukomera kwayo kutagereranywa, tuvuga imirimo yayo itangaje. Imirimo y'Imana yatangaje. Iyo umuramyi yakinguwe umutima, agakingura ubwenge, akibuka imirimo y'Imana, akavuga akaramya Imana mu masengesho, akavuga ngo Mana urakomeye, imirimo yawe iratangaje. Haleluya. Wakoze imirimo ikomeye hariya mu Giputa kwa Farawo, ubohora ubwoko bwawe. Wakoze imirimo ikomeye ubayoboresha inkingi y'igicu ndetse n'iy'umuriro. Wakoze imirimo ikomeye, watandukanye inyanja itukura bakambuka humutse, amazi yarakurebye aratinya, umuhengeri muri nyina haravura, umwuka wawe watanije amazi, imirimo yawe Mana. Haleluya. Umuramyi rero iyo arimo avuga imirimo y'Imana, tukavuga kandi ubushobozi bwayo, tukavuga urukundo. Iyo tugeze mu rukundo, umuntu wasobanukiwe urukundo rw'Imana ntakibukira mu ibenga ritangaje. Ubwo tukavuga ubwiza n'icyubahiro z'Imana yacu. Ibyo ngibyo rero umuramyi abikoresha afite amagambo atemba nk'uruzi, amagambo ava mu ishurirwa, ubwonko bwe bwakingutse. Ayo magambo agatemba nk'uruzi, afite isoko yayo mu mwuka. Twaganiriye hejuru y'agaciro k'umwuka mu kuramya Imana no kuhimbaza. Mu mwuka, uwo mwuka wuzuye ibyishimo no kwicisha bugufi gutangaje imbere y'Imana. Dushobora kuvuga ko guhimbaza rero bimeze nk'urwego. Reka mbabwire kandi bimeze nka esikariye, kuriya twubaka ama esikariye. Iyo urimo uvuga imirimo y'Imana gutyo, uba urimo uzamuka uyigana, uba utera esikariye.
wavuga urukundo rwayo ukazamuka, wavuga imbaraga zayo ukazamuka, wibuka imirimo yayo ukazamuka. Noneho kurya urimo uzamuka ugeraho womasana n'Imana ugahura n'ubwiza bwayo bukomeye. Amen. Haleluya. Wahura n'ubwiza bw'Imana bukomeye ukinjira mu yindi ntambwe yitwa kuramya. Uba uvuye mu guhimbaza ukinjira mu kuramya. Noneho kuramya ntabwo ari igikorwa ariko ni imyitwarire, ni eta y'umuntu wanyuzwe n'ubwiza bw'Imana. Ibyo ngibyo byatubayeho n'ubu biracyatubaho. Ndibuka mu bitaramo iyo wanezerwaga, haleluya, ukinjira mu mwanya wo kuramya Imana, nubwo wakunjaga ukuguru kwawe nta binya byazagamo, kandi wageraga ahantu usobanukirwa n'ibintu byinshi, amagambo agasa naho waza wikiriza gusa ngo ukumva kuravuga byinshi, wavuga ngo ame ukumva kuravuga byinshi, ukaja muri meditation itangaje. Kandi aho ngaho gukuramya ni muri eternite, ushobora kuhatura ntiyagira isaha. Amen. Uranezeza cyane. Kuramya rero ni imyifatire n'imyitwarire y'umutima cyangwa ubugingo n'umubiri by'umuntu by'umuramyi wahuye n'ubwiza bw'Imana, akagaragaza ibyishimo no gukunda Imana ye bikabije. Nibyo babandi bisoma Bibiliya usanga abantu bakunze Imana, nk'aba murinzi waririmbye yisomye igitabo cy'indirimbo akavuga ngo uwanimika ngo mbe umwami w'ishanga rinini. Akabwira Imana ngo humura neza kuruta uburavyo bwose, urandyohera kuruta ubuki, nabura iki ngufite ko kundangirije. Aba humura neza kuruta uburavyo bwose, Emisa n'igikundiro cy'inshingano. Haleluya. Amen. Nabonye umunsi umwe narimvuze icyo gihe cyo kuramya, uzi ko umuntu ashobora kwinjira ahantu mu bwiza bw'Imana abadayimoni bagahunga utavuze, ucecetse gusa womatanye, wagize contemplation, winjiye muri meditation profonde, uri mu bwiza bw'Imana, ufite uhawe isokera indani, abadayimoni bakiruka. Amen. Amen. Umuriro ukagurumana. Ibyo twarabibonye dusengera abarwayi barwaye ibisazi n'ibindi, mugatuza mwinjiye mu bwiza bw'Imana, dayimoni akataka ko yahiye akabura yaje agasohoka. Iyo winjiye rero mu rwego rwo komatana n'Imana n'ubusabane bw'Imana butuje mu buryo bw'umwuka, haleluya, Amen. n'imbaraga zitangaje. Noneho kukuramya nagusobanuyemo amagambo ageze ngo ku 11 ariko turavuga nk'atatu. Ijambo rya mbere navuze ngo ni igihe umuntu aba yageze ahantu nabwise ngo ni ugukunda bikabije. Gukunda bikabije ubisanga mu ndirimbo za Salomo hariya kuri 2 na 3, avuga ngo nicaye mu gicucu cyawe nezerewe, ngo meze nk'igiti cy'umutapuwa, ngo kandi amatunda yawe yarandyoheye. Umutima wanje uragukunda. Ikindi kandi ni umukuramya na yisi intebe y'Imana. Hariya mukuramya ni Imana yicara, niho muri salo y'Imana. Uba urahera uganira n'Imana, uturanye n'Imana, kuko baramya ni abaturanyi b'Imana. Ni bariya bakerubi n'ibiriya binyabugingo bihora bivuga ngo urera urera urera, biriya bizima bihora bitanda amababa andi bikayitwikiriza, bigaragaza yuko bitiyibuka, bikita ku mbaraga zabyo n'ubwiza bwabyo, bikareba ubwiza bw'Imana gusa, bikavuga ngo Uwiteka Imana arera arera, kandi bidatuje ngo bigenda umuja n'umunsi. Amen. Amen. Haleluya. Biriya rero ko ni hariya Imana iba, ni hariya mu mashimwe. Mwibuke namwe ndaza kuhavuga mu Kristo, ndaza kumuvuga. Ikindi kandi cya gatatu, uriya murimo wo kuramya no guhimbaza, cyane kuramya ni umurimo w'abaturiye intebe y'Imana, abinjizwa hera hera. Nta kindi bakora, bahora bishimira ubwiza bwa shebuja, bahora bishimira ubwiza bw'Imana, bahora bishimira imirimo y'abakoreye. Amasengesho y'umukristo wakuze uzayabwirwa n'amashimwe. Amen. Amen.
ikindi cya kane ni intambwe ya gikristo isumba izindi. Aha niho navuze mbivugira. Kuramya ni intambwe ya gikristo isumba izindi. Burya umukristo arakura agenda agira intambwe, ava mu ntambwe agira iyindi. Kuva Imana impamagaye mu 1980 nazaga numva nza nkura buri mwaka, n'ubu ndashakura. Buri mwaka nkumva nahishura urundi rwego, nkumva nijiye mu rundi rwego. Iyo turebye intambwe rero zo gukura k'umukristo twazirebera kuri mukristo. Mukristo ava mu mudugudu w'irimbukiro yagiye ajuguma ahinda umushitsi, yinjira mu isayo gahinda gasaze n'umushitsi, aja kwamwikirisha amategeko ntiyahabona agakiza. Kuko amategeko ni ibihano atanga gusa. Wenda nzabona umwana tuganire kuri Sinayi, ni ahantu hagurumana hijwi riteye ubwoba. Noneho havuye yinjira ku musaraba, ahura n'iyi migisha yose twakuye mu maraso ya Kristo. Noneho ngo inkike z'inzira ye zubakwa n'urukuta rwitwa gakiza. Araririmba aravuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu hangiriye umumaro. Avuye aho rero urugendo rwe rwahuye n'ibibazo. Yagiye mu gikombe mucisha bugufi, aca mu gikombe cy'igicucu c'urupfu, agera iwe na byiringiro kwa hariya kwa bwihebe. Ariko nanone ibyo byose ntacyo byatwaye agakiza ke. Amen. Yahuye n'abasubira inyuma batinye umworera w'igikombe cy'igicucu c'urupfu, bamubwira ukuntu abadayimoni bariyo, arababwira ngo ntimurambwira isimbuza kujayo. Yahuye n'abatinye intare, arabahakanira. Yahuye n'ibintu byinshi, noneho ibyo byose agenda bitsinda. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo ibigeragezo ni Haleluya. Amen. Amen. Uko utsinze icyo kibazo niko wimuka. Biriya bibazo ni ibizamini. Haleluya. Ibibazo nabyo ni ibizamini. Iyo twakomeje kwizera kwacu tukamenya aho duhagaze, uko ugisinze urimo. Kugeza igihe mukristo yageze rero mu mashimwe mu gihugu cy'uwashingiwe cyitwa Bewura. Amen. Simperuka gusoma umugenzi ariko ndacyawibuka ngo yahasanze umuco udashira, ngo nta mwijima uhaba. Mu kuramya no guhimbaza Imana ntiyaba mu mwijima. Ikindi cya kabiri ngo yahasanze intama za Emanueli ngo n'abungeri beza. Ikindi cya gatatu ngo yahabonye akanunga ngo yazamutseho ngo ahabwa darubini yo kureba igihugu cyo mu ijuru. Amen. Ikindi cya kane ngo abo mu ijuru barahatembereraga ngo bagenda bazamuka bamanuka. Ikindi cya gatanu ngo yarwaye urukundo, ni handi twavuze yarwaye ibyishimo, yararamije, ni muri adoration. Ngo abwira abamarayika ngo nimubona umukunzi wanjye ngo mumubwire yuko urukundo rwasabye. Hariya rero muri louange na adoration ni mu ntambwe ya gikristo isumba izindi. Wageze kuri top. Ikindi kandi wenda ngarukiraho, hasigaye kimwe cyo ni cya gatanu, ndavuga bitandatu, ni inzira yo guhishurirwa. Urashaka kwerekwa, ramya Imana kandi uyihimbaza. Amen. Kandi ibyo werekwa ni ibindi. Wereka ubwiza bw'Imana, uhishurirwa imirimo y'Imana muri Kristo Yesu, uhishurirwa iby'Imana yagukoreye muri Kristo Yesu. Abantu dukunda kwerekwa, tugashaka kwerekwa ibifatika, tugashaka kwerekwa ibyaha by'abandi, cyangwa se tugashaka kwerekwa uko abandi bazamera, tugashaka kwerekwa. Biriya rero ntacyo bimarira umwuka. Bikuza ubikora akagira agaciro, akitwa umuhanuzi, abantu bakamuririmbira, ariko ntabwo bikuza. Guhishurirwa Imana nibyo bikuza. Guhishurirwa imirimo Imana yagukoreye muri Kristo Yesu nibyo byo kurya by'umwuka. Amen. Nibyo bikuza umwuka. Biriya bindi byishurirwa bisanzwe bikuza ubugingo. Wenda tuzabiganira, umuntu afite ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Bikuza amarangamutima. Ndetse mu bugingo gani muri kamere hari igihe biha nyirabyo ubwibone, hari igihe mbese ayoba, hakaba igihe ayoba. Ariko guhishurirwa Kristo zubaka umwuka, bikuza umukristo.
agakura. Rero kuramya no guhimbaza ni igikorwa cyo guhishurirwa. Amen. Amen. Haleluya. Apewe. Sinzi nanjye ndanga ubuhamya ariko nta mwanya, reka turebe icya gatandatu. Ni intwari itsinda umwanzi. Kuramya no guhimbaza ni iyo uvuze imbaraga z'Imana abanzi baratsindwa. Iyo reka nanjye igice mu ingoma za kabiri ibice 20:18 Yehoshafati yatewe ngo aterwa ahungira mu nzu y'Imana. Ageze mu nzu y'Imana yahamagaye Abisirayeli bose afite ikibazo. Muzasoma isengesho rye rizarinezeza ritangizwa no kuramya no guhimbaza. Amen. Yaratangiye aho kuvuga ati ngo abwira Imana ngo dore abamoni dore abamori, oya yabanje kuvuga abwira Imana ngo se Mana ngo si wowe ufite imbaraga mu kuboko kwawe zatuma ntawagutanga imbere. Amen. Abanza kuvuga imbaraga z'Imana arahimbaza. Avuga imbaraga z'Imana ngo amare aja muri wa murimo wa kabiri wo guhimbaza avuga imirimo y'Imana. Avuga ngo se Mana si wowe wakoze umurimo wo gukura basogokuruza bacu mu maboko ya Farawo no mu mbaraga ze ukabakuzayo ukuboko kwawe gukomeye. Ntaravuga ikibazo aramanuka yibutsa Imana amasezerano. Aravuga ngo ariko Mana ngo si wowe wabwiye Salomo amaze kubaka rwa rusengero ukamubwira ngo nitwaterwa na mugiga. Haleluya. Ukamubwira ngo cyangwa tugaterwa n'abanzi ngo amare kuvuga ibyo amaze kuramya no guhimbaza avuze imirimo y'Imana n'amasezerano y'Imana, ubwenge bwe bwomatana n'Imana yinjira muri adoration. Yinjiye muri adoration umutima we wahumuritse nta bwoba gifite, ubwiza bw'Imana bwamugezeho abona kubwira Imana ngo dore abamoni. Amen. Imana iramubwira ngo icecekere iyo ntambara. Yawe. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Rero kwishimira Imana, kuramya no guhimbaza ni igikorwa cyo kwishimira Imana. Twishimira imirimo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Bavandimwe, icyampa Imana umwuka w'Imana akaduhishurira iyo mirimo kandi akayitugabira akayiduhesha, akayiduha. Kuko umwuka w'Imana niwe winjira mu mutima w'umunyabyaha akamuha agakiza kandi akamubamo, akaba ari ukomeza no kumuhishurira Kristo. Nta wundi profeseri utanga ikuru yitwa kumenya Kristo, ni umwuka w'Imana. Amen. Amen. Ni uwo nguwo, ni nawo murimo we, niwo murimo we, siyo sije mvuga ariko niwo murimo we mukuru. Amen. Rero umwuka w'Imana yamaze kutugaburira Kristo turishima. Twishimira Imana tukanezererwa bigatuma tugira imbaraga. Kwishimira Imana no kuyinezererwa bitanga imbaraga, imbaraga zo guhangana n'ibibazo, imbaraga z'umwuka, imbaraga. Iyo wishimiye Imana uhabwa imbaraga. Amen. Amen. N'imbaraga zindi arabishimiye Imana baraguruka. N'imbaraga mu rugendo. Muri yaravuze ngo njiani ananiongoza vizuri anipa na nguvu za mwendo. Yaba njiani yo mu buryo bw'umwuka na njiani yo mu buryo bw'umubiri. Iyo twafataga iriya misozi iwacu tuzamuka, indirimbo igatonyangira mu mutima wawe, wamanuraga umusozi nk'urimo moteri. Amen. Burya kwishimira Imana no kuyinezerwa bitanga imbaraga. Nehemiya yarabivuze ku bice 8:10 aravuga ngo twebweho kunezererwa Uwiteka no kumwishimira nizo mbaraga zacu. Amen. Haleluya. Apewe. Ikindi kandi mu mwanya wo kuramya no guhimbaza ni ukwishima no kunezererwa Imana. Kwishima no kunezererwa Imana bitanga intsinzi. Bitanga intsinzi. Twasomye Yehoshafati nirwo rugero, yabanje kunezererwa imirimo y'Imana, anezererwa amasezerano yayo, anezererwa bimuhesha intsinzi. Ikindi kwishima no kunezererwa Imana bituma Imana Imana ijema mu mwanya duhaye twiramya tukanayihimbaza. Imana irema ibyo tudafite. Amen. Yesu yaravuze ngo data aracyakora nanjye ndakora
kandi Imana ntiyaremye rimwe gusa n'ubu iracyarema. Imana irema ubuzima busha, Imana irema akazi, ibi dushaka rero zo muri ubu bugingo Imana ibituremera iyo twayishimiye. Imana irema abana, Imana irema ingingo zarwaye igatanga izindi sha. Amen, amen. Kuramya no guhimbaza niso gihe Imana irema. Iyo usomye Yobu ibice 38 umurongo wa 6, Imana irema ibingibi tubona, irema za planete, irema terre, ikarema. Ntabwo yaremye hakeketse. Usanga ngo abana b'Imana bararimbaniraga ngo n'inyenyeri zikavuza impundu. None abana b'Imana baririmba, inyenyeri zavuza impundu, Imana igahamagara imisozi. Abana b'Imana baririmba, inyenyeri zavuza impundu, Imana igahamagara inyamaswa. Amen. Kuramya no guhimbaza nibwo Imana ikuremera ibyo ukennye. Naramije Imana imaze kumvishurira ibintu zo kurama. Imana indemera byinshi. Indemera byinshi muri ubu buzima. Sinabijamwe rwose, Imana yararemye. N'ubu iracyarema. N'ubu iracyarema. Haleluya. Nawe Imana ikuremere. Wizire mu bwiza bw'Imana amaze uremerwe. Abanyarwanda nibo baza bavuga guheza umukene amafaranga kugira ngo yiyubake ngo turamuremera. Imana ikuremere. Uramye Imana uyihimbaze maze Imana ikuremere. Ikindi kwishimira Imana no kuyinezererwa bituma dukizwa abanzi bacu. Muri Samweli ibice 22 umurongo wa 4, niba ufite abanzi ruhande hirya no hino, igihe cyo gutanga amayitaji nacyo ni cyiza kuko twayasengeye, ariko n'umureke turamye Imana tuyihimbaze. Imana irakemura ariya mayitaji dufite yose yahariya muri Kongo. Irabohora imbohe, iraturenganura, iracecekesha amayi kubera kuko Urukundo rugira neza nibwo Yesu yadukunze, iyaba bose bari baruzi. Amen, muri mu ngoro y'ibwami nk'ahari Butare hariya, iyo wageraga ibwami nta kindi kiriyo, n'abavuga imyato, n'abaririmba, umwami akabagabira. Nuko rero iyo duhaye turirimbira Imana tuyivuga ibigwi, Imana iratugabira. Amen. Dukizwa n'abanzi bacu. Ikindi kwishima no kunezererwa Imana bituma duhabwa ibyo twifuza. Ni muri Zaburi. Ese ufite ibyifuzo? Ufite ibyifuzo? Turabihorana. Ramya kandi uhimbaza Imana. Kwishima no kunezererwa Imana. Ikindi kunezerwa Uwiteka, hari abigira bene byo. Mbigira bene byo. Icyo ni ikindi ngiye kuvuga. Ni umurimo w'abakunda Imana, bashaka guhishurirwa Imana, bashaka kubona Imana. Iyo ushaka kubona Imana ni kurya twavuze ngo na maesikariye yihimbaza maze wurire uzamuke. Zaburi ya 40 ibice 17. Harakunda abagushaka bose bakwishimire, bakunezererwe. Abakunda agakiza kawe baje bavuga ngo Uwiteka ahimbazwe. Zaburi ya 75, abagushaka bose bakwishimire, bakunezererwe. Abagushaka bakwishimire. Niba ushaka guhura n'ubwiza bw'Imana, ugahura n'Imana, ukabona imirimo yayo, yiramye kandi ugira ubutero uyihimbaza. Amen, amen. Kwishima no kunezererwa Imana ni umurimo w'abonse amashereka y'ibibahumuriza. Ni umurimo w'abonse burya muri Kristo. Haleluya. Hari igihe Imana ivuga ngo abana bayo ngo irashira ku bibero byayo. Hakaba igihe Imana ivuga ngo abana bayo ngo irabaheka nk'umubyeyi. Hakaba igihe Imana ivuga ngo abana bayo ngo irababundikira, ikababundikiza amababa, ngo ndetse ngo ibashyira munsi ya moya yayo. Hakaba n'igihe Imana ivuga ngo irabonsa. Akonga bakazibura ibintu twonka mu Mana, ibintu turya mu Mana bikabyibusha ubugingo bwacu, bikabyibusha umwuka. Rero umurimo wo kwishima no kunezererwa Imana ubwirwa n'abariya bose by'Imana yabahereye muri Kristo Yesu. Amen, amen. Imana ikabibaha, bakabihabwa n'umwuka w'Imana, bakazonga, bikabahumuriza kandi bikabaryohera. Amen. Hariya muri Yesaya ibice 66 umurongo wa 11 aravuga ngo kugira ngo mwonke muhage amashereka y'ibihe
murimo muryoherwe maze mwishimire icyubahiro cyayo gihebuje. Amen. Iyo abantu bose iby'Imana ni nko kurya iby'Imana yaduhereye muri Kristo Yesu, umurimo wabo si uwundi ni ukwishima no kunezererwa Imana. Amen. Kwishima kandi no kunezererwa Imana ni umurimo w'abahawe imvura y'umuhindo n'iy'itumba ku rugero rukwiye. Muri Yoheri 2:23 abo ngabo banezererwa Imana. Muje mureka tunezererwa Imana. Haleluya. Hari urundi rubuga mbaho rwitwa ngo ni abayumbe ba kera. Iyo bibera umurimo wabo ni wa wundi wo mu rubunga, n'uturirimbo n'amasengesho n'uguhamiriza, nabo nyine bagira umwihariko wabo. Ugasanga tunezererwa Imana. Muri Yoheri kwavuga kwishima no kunezererwa Imana ni umurimo w'abanditswe mu ijuru. Burya amazina yacu abanditswe mu ijuru nta kindi bakora ni ukunezererwa Imana. Hari igihe abigishwa Yesu yabatumye kuja gukora umurimo. Hariya muri Luka 10:20. Yesu abatuma kuja gukora umurimo, baragenda bageze mu murima abadayimoni barahunga. Abadayimoni barahunga bava mu bantu. Bavuye mu bantu barazabwira Yesu bati igitangaza cy'abantu. Abadayimoni baduhunze. Yesu arabareba arababwira ngo ntimwishime kuko abadayimoni babahunze. Kiriya ni gito ahubwo igikomeye mwishimire ko amazina yanyu yanditse. Amen. Amen. Twe dukunda kwishimira ibintu bifatika, tukishimira n'ibitangaza. Ubu hari iteme dufite muri Restoration Church twigisha hejuru y'ibitangaza. Buri ibitangaza ntibitanga agakiza, ntibinakuza n'umukristo. Ibitangaza ahubwo isomye inzandiko za Pawulo mu Korinto bavuga ko ari iz'abapagani kugira ngo batangare nyine, ariko igikuzi haleluya nuko wakiriye agakiza n'ivy'Imana yaguhereye muri Kristo Yesu byatumye izina ryawe ryandikwa mu ijuru. Amen. Abo bakobwa banje nje abadamu bose kuko nshaje nzambita abakobwa banje yabona babakiri bato ndagira bashyira indirimbo twazaga turirimba ngo majina yangu na vena gatimbirizo twaririmbanye cyane aravyibuka ngo kama majina yangu yameandikwa. Undi muri bararimba bavuga ngo nzumva izina ryanje nikana. Amen. Ikintu gikomeye kidutera ibyishimo nuko amazina yacu yanditswe mu ijuru. Ikindi kwishima no kunezerwa Imana ni umurimo wabo Imana yataruye ikabavana ku mpera z'isi ikabavana mu gihugu cy'umwijima. Zaburi 106:47. Kwishima no kunezerwa Imana ni uburyo bwo kuyiharurira inzira. Reka mbe gutinda ahangaha. Burya iyo turimo turamya Imana tukanayihimbaza tuba turimo ducibarabara. Haba hariho ibishike byaguye mu ibarabara bitewe n'ubu buzima. Wahuye se n'abakuvuga nabi, abantu bakwanze, wabuze amafaranga yo kwishura minervare, wahuye n'ikibazo, reka mbifatire hamwe, wahuye n'ikibazo. Icyo kibazo rero cyabaye igitsike, zabaye ibiti n'ibirimbu byagiye mu muhanda. Zagiye mu muhanda bikubuza gusabana n'Imana. Iyo uramije Imana rero ukayihimbaza, kuramya no guhimbaza ni tingatinga, ni imashini ikuraho bya bindi byose wahuye nabyo muri ubu buzima, ikabikuraho igacibarabara. Hariya muri Zaburi ya 68:5. Noneho yamara gucibarabara ngo Imana ikamanuka igemuye, ikamanuka iri mu igare rimwe rikururwa n'amafarashi. Iyo yapakingemo ikugemuriye kuko inzira iba yagaragaye. Rero kuramya no guhimbaza Imana no kuyiririmbira no kuyishimira ni ukuyiharurira inzira. Amen. Haleluya. Kuyiharurira inzira Imana ikamanuka. Hari irindi jambo nkunda kuganiriza abantu rijanye niba navuga ngo ni imiterere y'umwuka. Burya mu mwuka wacu nimwe agakiza kari, kandi igihe cyose tukizeye ntabwo kavamo. Bibiliya ivuga ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera.
noneho ka gakiza kakamera ikara ry'umuriro ryaka. Ni nka cya gicaniro cyabaga mu ihema, wa muriro wavuye mu ijuru utaratirwaga. Noneho ryakara rigashyirwaho urwavumba rw'ibibazo duhura nabyo, bya bishike maze kuvuga. Ibibazo uhura nabyo mu nzira mu buzima ni urwavumba cyangwa se ni umuyonga ujya kuri ryakara. Noneho mu makara y'ibiti twe twabaye mu zaro hari amakara amwe atazazima, k'ikara ry'inendo, ikara ry'umukarati, ariko amakara y'ibishasha arazimuka. Nubwo umuyonga wogeye kuri ryakara ukibwira ko ryazimye ukarifata riragutwika. Nuko niko bimera rero ubuzima bw'umwuka. Ikara riba ririmo ryaka ariko ryatwikiriwe n'umuyonga w'ibibazo byo mu bugingo bwacu, byo mu buzima busanzwe. None iyo umuyonga waritwikiriye ukibwira kuri kure, ukumva Imana ikuri kure, ukumva urasa n'uwazimye. Ariko nuba wazimye uba waka. Noneho ijambo ry'Imana rikadusaba kwasa ryakara, uryakisha kuramya no guhimbaza, uryakisha gusoma ijambo ry'Imana, uryakisha gusenga, uryakisha gutekereza imbaraga z'Imana n'imirimo y'Imana. Noneho rwa rwavumba rukavaho, ubushuhe bwaryo bukazamuka bukagera mu bugingo bwawe, bukagera ku marangamutima agasura agashangamuka, bukagera mu bitekerezo bigahumuka bigatekereza imirimo y'Imana. Byamaraga ibyishimo bikongera bikagusaba, umubiri nawo ukazamura amaboko ugapfukama ugakoma amashyi. Amen. Nuko niko bimera. Ariko agakiza kaba katakaye. Mu gihe cyose ukizeye kaba karimo, katwikiriwe. Rero kuramya no guhimbaza bikuraho urwo rwavumba. Kuramya no guhimbaza bica ibarabara, bica umuhanda, bigatuma Uwiteka amanukana ingemo, akatugemurira mu buryo bw'umwuka, akanatugemurira mu buryo bw'umubiri, akasubiza ibibazo byacu bya buri munsi. Abavandimwe, mureke turamye Imana kandi tuyihimbaza. Amen. Muri uwo mwanya wo kuramya Imana no kuyihimbaza sinarangiza kuko nanditsemo igitabo, ni domene mba mfite byinshi navuga. Ni muri uwo mwanya dukemurirwa ibibazo byacu, nabivuze. Kandi ni muri uwo mwanya benshi bahabwa gutsinda imbaraga z'uburyo bwose zabahagurukiye mu buzima. Kandi ni muri uwo mwanya abandi bakira indwara zabo. Amen. Haleluya. Apewe sifa. Hari experience nagize kuva Imana impamagara muri uwa musho. Iyo narwaraga nishuzaga abantu bantumira kubwiriza, ntarwaye ngo ndembe, sinze ko ntararemba, numva gripe cyangwa iki. Iyo nahagurukaga nkavuga ijambo ry'Imana nkanezerwa, nubwo natahaga nakize. Umunezero buryo urakiza. Unezero rw'Imana wikiza indwara. Bibiri zivuga ngo umutima unezerewe ngo ni umuti mwiza. Amen. Ni igihe rero cyo kuramya no guhimbaza nibwo abantu bakira indwara zabo. Muri uwo mwanya mwiza nibwo abantu babohoka mu ngoyi zose zari zibaboshe. Nibwo abantu babohoka, muzasoma Pawulo na Sila igihe baririmbaga bakanezerwa bari muri Kristo, iminyururu iraduhuka. Muri uwo mwanya wo kuramya no guhimbaza nibwo abandi bahura n'ubwiza bw'Imana buhindura ubuzima bwabo. Muri uwo mwanya wo kuramya Imana no guhimbaza nibwo abantu bahabwa ibisubizo. Ni umwanya w'amayitaje, w'ibisubizo by'amayitaje. Imana iduhe kuramya Imana, iduhe kuyiramya, iduhe gushingira kuri iriya mirimo ya Kristo. Twijira hera hahera, twarahijijwe na Kristo kubwo kwizera, tubimenye. Nitumara kuzakira dukora umurimo wo kuramya no guhimbaza, tuzarebe ibitangaza Imana izakora mu buzima bwacu. Imana ibagirire neza, Imana ibazahure, Imana ibazamure, Imana ibahishurire, Imana ibahindure abaramyi, Imana ibageze muri Beura, Imana ibuzuza ubwiza bwayo. Amen. Ijambo ry'Imana ribane natwe. Amen. Mana turagushimiye. Mana turaguhimbaje.